Kampani bita L Trust Limited icuruza ikanagurisha imodoka yafashwe n'inkongi tariki 30 z'ukwa 9 2024 saa 12 za nimugoroba. Uburiri bwose se ko mwaburyamyeho njyewe ndaryamaye. Papa uri kuryama hejuru ya mama uri kumwica, uri kumwisiritaho. Mama igira hino papa atakuryamaho akakwica. Kanze ndebe ndibutse. Mwarimu yatubwiye ko hari ukuntu bagurutse ibinyone abana. Papa muri abana se we na mama. Reka nze mborosere ndebe kandi ukuntu papa ari kugurutsa utunyoni. Uri kugurutsa utunyoni papa. Katurebe ukuntu akagurukije. Nanjye ndagurutsa, nanjye ejo nzakagurutsa mu kanya kandi ngiye gushaka akana tungana tugurutsa utunyoni. Wacyana ukomeje kumenyera ndakujyana kwa nyogokuru. Iyo mico imeze gutyo nk'iy'abashumba wacyana we ninde wayigutoje? Icyana gituma nagira uko nigenza. Ibyana kubyara nabyo umuntu yifuza kubyara ariko nuko umuntu asanga kubyara kw'iki gihe icyana nk'iki nta n'imyaka ingahe kizi ibyo ndimo, kizi ko ndi kugira uko nigenza. Kigari we byana by'iki gihe genda wacyana naho nakumena mu rutwe ko kimeze, nakimena urutwe cyane. Genda kwa nyogokuru kandi nzigera numva ngo wagurukije ibinyoni, niba ari n'ibinyoni nzakwereka. Ushaka kuzandura sida nzakwereka. None se papa wowe kuri kugurutsa akanyoni na mama uri kumuryama, uri kurya umunyenga kuri mama. Nanjye ngiye kurya umunyenga ku kana tungana. Uvuze ngo iki wacyana we? Uvuze ngo iki? Kanze nkwereke ukuntu intama zambara ibyana nk'ibi. Nakwica nkakuragiza kugira nzagire icyana kimeze gutya kinesha umutwe. Ibyana nk'ibi ngibi. Kanze nkurange. Igice cyo hejuru nicyo cyangiritse, icyo hasi nta kibazo. Iyi kampani iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Remera. Iherereye mu murenge wa Kabeza, umudugudu wa Giporoso, ikaba igeretse kabiri. Etaje yo hejuru n'iya kabiri nizo zahiye.